Shalom shalom bene data ndabasuhuje inshuti z'umusaraba mwebwe mukunda impuhwe z'Imana TV reka mbabwire ngo Uwiteka abagirire neza kandi umuco w'Imana ubarasire mbabwire ngo uyu ni wa mwanya w'ubuhanuzi duhanurira ubuzima bwawe mubwira ngo icyo Imana yavuganye nanjye Imana ishimwe cyane mubwira ngo wibuke gukanda subscribe ndetse na share na comment bizajya bidufasha cyane kuko turabizi ko mudukunda. My God bless you. Reka mbabwire ngo aka kanya tugezemo nakanya nje guhanurira ubuzima bwawe nubwo bahuye na byinshi nibihanurira ubuzima bwawe ariko Imana imamagaye nk'umuhanuzi nje guhanurira ubuzima bwawe amateka warubayemo uyu munsi wa none Imana igiye kubihindura. Wari wibazaga ngo ese Mana kubera iki nimusenga nkabona nampinduka, ese kubera iki nimusenga nkabona nawe utabazi. Reka mvugane nawe, Imana igiye kukubwira impamvu usenga nusubizwe. Icya kabiri nimara kwikubwira inakora igitangaza. Imana ishimwe cyane. Hari igitangaza Imana igiye kugukorera, ukibonye wese agahimbaza Imana usenga, ukubonye wese akavuga ngo usenga Imana ivuga. Imana ishimwe cyane. Warasenze umara igihe kinini mu bibazo uribaza ngo ese ni ukubera iki ubuzima bwanjye budahinduka, ariko mwuzane ubuhanuzi buvuga ngo uyu munsi wa none bigiye guhinduka kuko Imana yagutekerejeho. Reka dusome ijambo ry'Imana tubona mu gitabo cya Mariko ibice 11 turera n'umurongo wa mbere. Bibiliya iravuze ngo bageze bugufi bw'i Yerusalemu bajya i Betfaja n'i Betaniya ku musozi wa Elayoni, atuma babiri mu bigishwa be arababwira ati mujye mu kirerero kiri imbere yanyu, mukihagera uwo mwanya muri bubone icyana cy'indogobe kiziritse kitigeze guheka umuntu mu kiziture mukizane, kandi nihagira umuntu ubabaza uti niki gitumye mukora mutyo, mubwire muti databuja niwe ugishaka, nuko uwo mwanya aracyohereza hano. Baragenda basanga icyana cy'indogobe kiziritse ku irembo ku nzira, barakizitura. Bamwe mu bari bahagaze aho barababaza bati niki gitumye muzitura icyana cy'indogobe? Nabo barabasubiza nk'uko Yesu yababwiye, barabemerera. Mwakeneza ijambo ry'Imana. Imana ishimwe cyane kandi Imana ihabwa icyubahiro. Nzanye ubuhanuzi bwawe kugira ngo nkubwire ngo aka kanya bigiye guhinduka. Biravuze ngo bageze ku musozi w'i Betfaja bajya i Betaniya ku musozi wa Elayoni, Yesu ngo atuma abigishwa arababwira ngo mugende imbere yanyu muri buze kuhasanga ikirorero, kandi icyo kirorero kiri mu icyana cy'indogobe. Biratubwiye ngo kiraziritse nta muntu kigeze giheka, nimurangiza mukiziture, nimumara kukizitura mukizane. Umva uko ijambo risobanura. Yesu akoresheje itegeko arababwira ngo nimutambuke, arababwira ngo nimugende. Biravuga ngo baragenda, ariko bagiye hari itegeko ry'Imana, hari itegeko Yesu agize gute atanze. Biravuga ngo barangije ngo baragenda, bageze muri icyo kirorero ngo bahasanga icyana cy'indogobe. Biravuga ngo icyo cyana cy'indogobe cyari kiziritse. Mu yandi magambo, iyo ikintu kiziritse ntabwo kiba cyemerewe kuba cyavaho kubera yuko kiraziritse. Ariko Yesu atanze itegeko, aravuze ngo nimugende muri icyo kirorero muziture icyo cyana cy'indogobe. Nimumara kukizitura, si ibyo byonyine gusa, mukizane hano. Oh my God, reka mvugane nawe ngo Yesu akimara gutuma ababigishwa barangije ngo baragenda bahasanga icyana cy'indogobe, bahasanga kiziritse. Ariko wibuke ko hari umuntu wakiziritse, kandi cyongeyeho abantu bakiziritse n'aba. Biravuga ngo Yesu yarazi yuko hari n'abantu bagifiteho ububasha, hari n'abantu bagifiteho ubushobozi, ariko mu itegeko atanze itegeko aravuga ngo mugende mukiziture. Imana ishimwe cyane. Barangije ngo baragenda, bakigerayo basanga icyana cy'indogobe, bagisanga nk'uko Yesu yabivuze. Biravuga ngo barangije ngo barakizitura, ngo ariko abari bahagaze aho ngaho baravuga ngo mbese murakizitura, murimo murakijyana he? Nabo baravuga ngo Yesu Kristo wa Nazareti ngo niwe ugishaka. Bisobanura iki? Hejuru y'imbaraga z'abantu zari zaraziritse kiriya cyana cy'indogobe hari imbaraga za Kristo. Oh my God, reka mvugane nawe. Hejuru y'ubuzima
buzima wicayemo, uri mu buzima busa nk'ubuziritse, uri mu buzima busa nk'ubwari bw'ahantu hamwe, ariko Yesu Kristo wa Nazareti agiye gukoresha itegeko, ugiye kuziturwa aho hantu. Biravuga ngo iki cyana cy'indogobe barangije ngo barakizitura. Imana ishimwe. Biravuga ngo banje barakizitura, ngo bakimara kukizitura ngo abari bahagaze aho ngaho barabaza ngo mbese kuki mukizituye, mbese kuki murimo murakijyana? Ngo abandi barabasubiza nk'uko Yesu ngo yababwiye. Avuga ngo Yesu yabwiye ngo nibamara kubasubiza batyo baraza kubemerera hanyuma mukiza. Nuko Yesu yari azi ko hari imbaraga zaziritse icyo cyana cy'indogobe, ariko akaba yarashakaga kugira icyo akora ngo kiziturwe hanyuma kinjane muri Yerusalemu. Birivuga ukuntu yavuze ngo barangije ngo barakizitura, ngo abantu barababwira ngo ese icyo cyana cy'indogobe murimo murakijyana he? Bababwira nk'uko Yesu yavuze. Biravuga ngo baraje barabemerera, ngo barangije ngo barakijyana. Mu kumara kukijyana abari barakiziritse nta bushobozi bakibonagamo, ariko Yesu kibatumyeho akibonamo ubushobozi. Reka mvugane nawe, abantu bakubona ko nta bushobozi, ariko Yesu waguhamagaye hari ubushobozi akubonamo, kandi ubushobozi akubonamo nubwo kuzakugirira neza. Reka ngwibutse ko iki cyana cy'indogobe ubuzima cyicayemo nabwo gifite umuntu wakirengera, kandi nubwo Yesu atumye aba bantu ntabwo baziranye nacyo, nta n'uburenganzira bagifiteho, ariko kubw'ijambo rya Yesu ngo rigenda rifite ubutware. Mbibutse yuko abari bazi iki cyana cy'indogobe ntabwo baziranye n'aba Yesu atumye, ariko Yesu aziranye n'abo ngabo. Oh my God! Kubera yuko hejuru imbaraga z'abana b'abantu hari imbaraga z'Imana, kandi izo mbaraga nizo zigiye gukorana nawe. Imana ishimwe cyane. Iki cyana cy'indogobe barangije barakizitura, bakimara kukizitura ngo barabemera barakijyana. Bibiliya ivuga ngo Yesu akigendaho. Byari bishatse gusobanura iki? Abari barakiziritse ntabwo bumvaga ko bakibonamo ubushobozi, abari barakiziritse bumvaga ko ntaho cyagera, bari barakiziritse bumvaga ko cyarira ku mugozi, ariko Yesu amenya ko kigomba kuziturwa. Yesu amenya ko ari kigomba kuva. Reka mvugane n'ubuzima bwawe, ahantu wari wicaye, ahantu wari uzirikiye, niwe wibaza ngo ese bizagenda bite, ariko Yesu hari itegeko agiye gutanga. Nurangiza uziturwe, usohoka ahantu nawe utambuke wemye mu izina rya Yesu Kristo. Imana ishimwe cyane. Yesu atuma abigishwa, mwene data, Imana ikuntumyeho, Imana ikuntumye kuvugana n'ubuzima bwawe, Imana ikuntumye kuvugana n'ikirere cyawe. Hari ikirere wicayemo uyu munsi, wicaye mu kirere cya byaranze cyane bizashoboka, ariko Yesu ikirere arimo kukubwira bigiye gukunda, kuko ahantu wari uzirikiye ntacyo wakora uziritse, kuko umuntu aziritse ntabwo yabasha kugera kure bitewe n'umugozi umuziritse, ariko Yesu atanga itegeko avuga ngo mukiziture. Nawe ugiye kuziturwa. Niyo mpamvu wakoraga bikanga, nuko yari kuziritse. Niyo mpamvu warambagizwaga bikanga, nuko yari kuziritse. Niyo mpamvu wajyaga kwa muganga bikanga, nuko yari kuziritse. Ariko Yesu nakuzitura hari imirimo myiza idasanzwe ari bukore. Yesu nakuzitura hari icyo ari buze gukorana nawe, hari imbaraga zagutsikamiye zirangije zigushira hasi, ariko Yesu Kristo wa Nazareti nakuzitura amateka araza guhinduka, amateka araza guhinduka. Reka mvugane n'abaya magambo. Iyo Yesu aje gukora ntabwo ajya abasa abantu, iyo Yesu aje gutabara ntabwo ajya yifashisha abantu, azazi ko ari ikimuzanye. Imana kuba yaratumye bari abigishwa yarababwiye ngo mwebwe mugende nimurangiza mukiziture. Nta kindi yavuganye nabo, arababwira ngo kandi umuntu yuze kuvuga ngo murakijyana he, mumubwire ijambo rimwe gusa, mubwire ngo ni njyewe ukibatumye. Byari bishatse kuvuga iki? Iyo Yesu aje gukorana nawe ntabwo ajya mu magambo menshi, azaba icyo aje gukora ku buzima bwawe. Ngo iki cyana cy'indogobe ubuzima atari cyicayemo bwari ubuzima bugiye guhinduka, ubuzima atari cyicayemo bwari ubuzima bugiye guhinduka, kuko Yesu atanze itegeko agatuma abigishwa. Ibaze yuko bageze hariya i Betifage Betaniya, abigishwa bo ntabwo bahishimiye iki cyana cy'indogobe ko gihari, ariko Yesu abimenya atarahagera. Byari bishatse kwerekana iki? Yesu amenya ikibazo mbere y'uko ucyicaramo, Yesu amenya ikigeragezo cyawe mbere y'uko ucyicaramo, ariko mbibutse ko anamenya igisubizo mbere y'uko kikugeraho, kuko n'ugitegura kugira ngo kikugereho nawe ucyakire mu izina rya Yesu. Iki cyana cy'indogobe rata ubuzima cyari cyicayemo bwari ubuzima bugoye, bwari ubuzima bubabaje, bwari ubuzima bubi, ariko Yesu yifuza kugikura muri ubu buzima. Hari ubuzima wicayemo
uri ko utakagombye kubaho, wicaye mu buzima utakagombye kuburimo, ariko Yesu Kristo wa Nazareti agiye kugukura muri ubwo buzima. Yesu Kristo wa Nazareti agiye kuguhindurira amateka. Yesu Kristo wa Nazareti agiye gutanga ikinyuranyo cy'ibyo wari wicayemo. Reka mvugane nawe, hari ubuzima uri kureba, ari byo uri kubona ukabona nta shusho, ariko reka mvugane nawe, ibyo uri kubona bitandukanye n'iby'Imana ibona. Wowe urimo urareba ukabona kumwara, wowe urimo urareba ukabona gukorwa n'isoni, wowe urimo urareba ukabona ko nta buzima, ariko Yesu akabona hari ubuzima. Reka mvugane nawe, ibyo uri urareba ni ikinyuranyo cy'iby'Imana ibona. Wowe uri kubona ko uzakorwa n'isoni, ariko Yesu akakubonamo ubuzima. Iki cyana cy'indogobe cyabonaga ko cyarangiye, cyabonaga ko nawe uzagikuraho, ariko Yesu amenya ko kigomba kuhava. Yesu azi ibigukwiriye mama, Yesu azi ibigukwiriye papa, Yesu azi ibigukwiriye mushiki wanjye. Hari amateka Yesu agiye guhindura, kuko wamwumviye, kuko witondeye ukihanganira igihe wicayemo. Yesu agiye kukugirira neza. Bibutse iki? Iyo wabanye n'Imana, Imana igiza gukora iki cyana cy'indogobe. Bibiliya ivuga ni twebwe yasobanuraga, kuko Bibiliya ivuga izimije, ariko ugiye mu isi y'umwuka ni twebwe yarashatse kuvuga. Yarashatse kuvuga iki? Niba abantu bari kure, aho abantu batagira icyo bababonamo, nyana abantu bari kure badafite icyo bazaba zigezaho, ariko Yesu we muri plani ye akaba afite plani yo kuzabagirira neza, kuko iki cyana cy'indogobe wari warakiziritse nta bushobozi yakibonagamo, nta bushobozi yakibonagamo, ariko Yesu akibonamo ubushobozi, abona ko kizaguheka. Reka mvugane nawe, nubwo barabona ko nta bushobozi, Imana igufiteho ubushobozi bwinshi cyane, kandi Imana izakugirira neza. Imana ishimwe cyane, Imana ihabwa icyubahiro. Ndashaka kuvugana n'ubuzima bwawe. Ubuzima wicayemo uyu munsi ntabwo ari cyo gisobanuro cyaho Imana ikujyanye. Ubuzima uri gucamo none ntabwo ari cyo gisobanuro cyaho Imana ikujyanye, ahubwo reka mvugane nawe. Icyo Imana ishaka ku buzima bwawe ni ukukugirira neza. Icyo Imana ishaka ku buzima bwawe ni ukukubohora. Iki cyana cy'indogobe ngo kibona freedom, ngo kirabakurikira, barangije barakijyana bakigezaho Yesu ari. Biravuga ngo bagitakaho imyenda yabo, ngo basasa amashami hasi, ngo basasa ibitenge hasi, kubera ko iki cyana cy'indogobe aho cyari kivuye hari n'ahandi cyari kigiye kugenda. Byashatse kwerekana iki? Imana igukuye mu buzima bumwe, hari ubundi buzima ikujyanamo. Reka mvugane nawe, Imana igukura mu buzima bugoye ikakwinjiza mu buzima bwo kwishima. Imana igukura mu buzima budafite icyerekezo ikakujyana mu buzima bufite icyerekezo. Bishatse gusobanura iki? Iyo utegereje Imana, Imana ikugirira neza. Imana ishimwe cyane. Iyo usomye Bibiliya ngo isanduku ngo y'Abisirayeli, ngo Abafilisitiya barayinyaga, ngo barayijyana, bakimara kuyijyana ngo Abafilisitiya baravuga bati, ese ni ya Mana ya Isirayeli mwagejeje aha ngaha? Abafilisitiya barababwira ngo ni ya Mana yabo yabatari. Bibiliya ivuga ngo bayegeranya na Dagoni, ngo barangije ngo barabisiga, ngo ariko bukeye basanga Dagoni yubaririye isanduku y'Imana. Baravuga ngo ahari umuyaga wayihushe iragwa. Bandi baravuga ngo ariko Imana mwakinishe ntabwo muyizi. Ariko Abafilisitiya bakomeza kunangira umutima. Ngo icyo jambo rivuga we, biravuga ngo barangije ngo barongera barayegura, ngo baraje ngo bajya kuryama, ngo bukeye bwaho ngo basanga Imana yamenaguye cya Dagoni, ngo yagikubise hasi. Imana ishimwe. Imana yacu ijya yanga agasuzuguro. Mu bintu Imana yanga agasuzuguro. Warasuzuguwe nibyo, waratutswe nibyo, ariko utuka ufite Imana. Imana yanze agasuzuguro. Nawe ugiye gutabarwa mu izina rya Yesu. Imana ishimwe cyane, Imana itugire neza cyane. Hanyuma ngo abageze bose kwibaraza, ngo bose Imana ibateza ibibembe, ngo abandi bakumbanya, ngo bagenda ku mupfumu. Aravuga ngo mwatinyutse kumenyera ngo Imana itamenyerwa, ngo mwebwe nimufate izahabu, ikintu cyose cy'izahabu mugishyire muri iyi sanduku, nimumara kugishyiramo muryohereze mu murwa. Biravuga ngo abantu bose ngo baraje babikora nk'uko umupfumu yagize gute, yabategetse, ngo bashyiramo izahabu. Uko bashyiramo izahabu niko babohokaga. Ngo baraje ngo bafata isanduku y'Imana, ngo baraje ngo bayishekesha amafarashi, ngo barayohereza mu mudugudu. Ngo Dawidi yumvishije ko isanduku y'Imana ngo igiye kuza iwe, ngo aravuga ngo ati, isanduku nigera iwanjye n'amaraso y'abantu nakoze birashoboka iraza kunkoraho. Aravuga ngo ahubwo nimushaka umuntu mu gihugu uzapfa igihugu ntigihungabane. Biravuga ngo baravuga ngo hari umutindi nyakujya bita Obededo, niwe isanduku nigeraho
cyane tugira ikibazo ibintu bikarangira. Ntabwo bari bazi yuko abo bagiye kujyana isanduku ari Imana igiye gukorera. Reka mvugane nawe, abantu bagusunikira mu kibazo batazi ko bagusunikiye mu gisubizo. Abantu bibwira ko bagutaye kandi ntibazi ko bagutaye ari Imana yawe iri kumwe nawe. Oh my God, Imana ishimwe cyane. N'iki cyana cy'indogobe niko cyari kimeze. Yesu akigeraho ubushobozi, Yesu akigeraho ubutware. Reka mvugane nawe, hari ibyo Yesu ashaka gukorana nawe, hari ibyo Yesu ashaka gukorana nawe, hari imirimo Yesu ashaka gukorana nawe, hari igitangaza Yesu ashaka gukorana nawe. Wowe wimbwira ngo umaze igihe kinini mu bigeragezo, Yesu agiye kukubohora. Hari umugozi Yesu agiye gukatagura, hari umugozi Yesu agiye gukatagura. Mu kumara kuwukatagura uraza kunezerwa, mu kumara kuwukatagura uraza kwakira amashimwe, mu kumara kuwukatagura nawe amateka yagiye guhinduka. Bibiliya iravuga ngo isanduku irangije wigeze kwa Bededomu, ngo isanga ari warasenga, isanga arimo arasenga, ngo biravuga ngo irangije, ngo barakomanga, ngo Bededomu aravuga ngo bizashoboka bite ku isanduku y'Uwiteka yagera iwanjye? Avuga ngo ubwigeze iwanjye, ngo reka nce bugufiya. Ngo yararaga ku gitanda bita urutara, ngo aravuga ngo madamu wanjye, ntabwo uyu munsi wa none tuzongera kuzaga turara hejuru ku rutara, ahubwo isanduku y'Imana izajya irara aho twararaga, twebwe tuzajya turara hasi. Ngo Imana ireba kwicisha bugufiya ngo kwa Bededomu, irangije iravuga ngo kubwo guca bugufiya kwabo, ola masita rabonekita, kubwo guca bugufiya kwabo Imana ikora igitangaza. Imana ikora igitangaza. Ari igitangaza Imana igiye gukora. Impamvu abantu bakurwanya, barakurwanya kuko bazi ikirere Imana izagushyiramo. Impamvu abantu baguhiga nuko bazi icyo Imana izagukorera. Impamvu abantu bagufiteho ubushobozi uyu munsi wa none ntabwo bazi ahantu Imana igiye kugukura, naho Imana igiye kukugeza. Yesu ashimwe cyane. Ndifuza gusengera ubuzima bwawe, ariko ndashaka kuvugana nawe iki. Ni wowe Imana imenye ku buzima bwawe. Imana irambwiye ngo uyu munsi wa none irashaka kugira icyo ikora, irashaka kugira icyo ikora. Bibiliya iravuga ngo isanduku bikimara kugera kwa Bededomu, oh my dear, ngo amateka arahinduka. Ngo Imana avuga ngo Bededomu, kubwo guca bugufiya kwawe noneho mugiriye neza. Biravuga ngo isanduku ngo igeze kwa Bededomu, ngo amateka lopekista for erai, ngo amateka arahinduka. Ngo Bededomu ngo abona kugirirwa neza n'Imana. Ngo Dawidi iminsi ishize ngo aravuga ngo ese tujye kureba yuko ya sanduku itamwishe. Ngo ariko ahageze ngo tarazeneva, ngo akimara kuhagera ngo asanga Bededomu ameze neza, asanga ari gushima Imana, asanga ari kuririmba zaburi z'amashimwe, asanga ari mu bimbano by'umwuka. Dawidi arangije aravuga ngo biragatsindwa ko isanduku yaza, umuntu w'Imana akaba atuye ngo isanduku ituma Bededomu ajya mu murwa kubwo gucumbikira isanduku y'Imana. Reka mvugane nawe, igihe cyageze imigozi iracika. Reka mvugane nawe, igihe ni iki ngiki, hari imigozi igiye gucika. Igihe ni iki ngiki, nawe ugiye kunezerwa. Igihe ni iki ngiki, nawe ugiye gutabarwa. Igihe ni iki ngiki, abari barakuretse bagiye kugaruka kuko Imana ihinduye amateka. Iki cyana cy'indogobe ngo barakizitura, ngo bakimara kukizitura ngo baragishora barakijyana. Reka mvugane nawe, hari Imana igiye kugukura, hari n'ahandi Imana igiye kukugeza. Imana ishimwe cyane. Reka mvugane nawe, hari aho Imana igiye kugukura, hari naho Imana igiye kukugeza mwene data. Wirebe igihe uhagazemo ngo wicire urubanza, wirebe igihe uhagazemo ngo kigutera agahinda. No, ibuka ijambo Imana yavuganye nawe, ibuka ijambo Imana yakubwiye. Iyo usomye Bibiliya avuga ngo iki cyana cy'indogobe ngo kirangije kiraziturwa. Reka mvugane nawe, hari ijambo rimanutse, hari ijambo rimanutse, ugiye kuziturwa. Ibyawe byaziritswe, ibyawe byanze, ugiye kuziturwa mu izina rya Yesu, kuko Imana iravuze ngo yazi ko gisuzuguriro, yaza ayo marira, yaza ko gahinda. Amateka yawe agiye guhinduka. Abantu bagiye kubazanya ngo ese runaka byagenze bite? Na mbaraga z'aborozi zizongera kukugeraho ububasha, kuko Imana igihindura amateka, kuko Imana irakwibutse, kuko Imana ikoranye nawe. Iki cyana cy'indogobe ngo kibona freedom. Hari umuntu ubaye mu buzima umeze nk'aho nta freedom, ubaye mu buzima
bwo kwizengurukaho, niyo upanga kugira icyo ukora ariko bikanga. Iyo udeposha akazi utegereza ko baguhamagara, ibyawe byose byarananiye, mayidiya uraziritse, ariko Yesu yantumye ngo mvugane nawe ngo ugiye kuziturwa. Yesu yambwiye ngo nkubwire ngo ugiye kuziturwa, hari ikirere kigiye kumanuka, ibyawe bigiye gukunda. Imana ishimwe cyane, ibyawe bigiye gukundwa, ibyawe bigiye gukunda mu izina rya Yesu. Imana ishimwe cyane. Ubuzima wicayemo vugira ngo amen. Imana uyu munsi wa none igiye kuguhindurira amateka y'ubuzima bwawe. Iki cyana cy'indogobe, ariko reka mvugane nawe, inshuti yanjye yariyo nshuti yawe igiye gukoresha itegeko usohoke muri ubwo buzima, igiye gukoresha itegeko usohoke muri icyo kibazo, igiye gukoresha itegeko ibyo bicano by'abadayimoni bigiye gusenwa, igiye gukoresha itegeko. Reka mvugane nawe itangazo rimwe, igihe umazemo igihe kinini, igihe umazemo igihe kirekire, reka mvugane nawe kuva mu kwezi kwa mbere kugeza uyu munsi wari uri mu buzima busa nk'ubuziritse, ariko Yesu aravuze ngo ubwo buzima burarangiye. Yesu aravuze ngo ubwo buzima burarangiye, hari ubuzima Yesu agukuriyeho. Reka mvugane nawe, iyo abantu baguhagurukiye ntabwo baba bazi uwo bahagurukiye, kuko icyo Imana ikuvugaho kigiye kuruta cyane, kigiye gusumba cyane icyo abantu bakuvuzeho. Mwibutse yuko abari barazitse iki cyana cy'indogobe hari amagambo bari barakivuzeho kubera ububasha bagifiteho, ariko Yesu aje avuga ijambo rikomeye. Akimara kuvuga iryo jambo yohereza abigishwa bagenda bari kuri otorite y'Imana. Hari otorite Imana igiye gutegeka, ibyo wasengeye bikanga, ibyo wasengeye ugategereza ugaheba, Yesu agiye gutanga otorite, agiye kwiteraho amatwi. Wahamagaye amafaranga aranga, uhamagara ubutunzi buranga, uhamagara urubyaro biranga, uhamagara akazi biranga, ariko Yesu kubw'ijambo avuze bigiye kumera amatwi. Nibimara kumera amatwi biraza kumva ijwi rye, kuko ari imbaraga y'Imana isohotse, ari imbaraga idasanzwe imanutse. Iyo uri kumwe n'Imana igutiza otorite, iguhaye otorite, ibyo wahamagaye byose birumva. Isomye Bibiliya ivuga ku ngo bita Yosuwa ngo ari kurwana n'Abamori, ngo abona izuba rigiye kurenga kubera otorite, ngo arangije avuga ngo zuba nawe kwezi ndagutegetse hagarara, kubera otorite y'Imana birangije birahagarara. Icyo Imana igiye gukorana nawe kigiye guhagarika ibintu byose. Nimara guhagarara abantu babone kusenga Imana, abantu bamenye Imana usenga. Ngo akimara kuvuga gutyo ngo izuba rirahagarara, ngo bica Abamori kugeza ubwo basoje guhora inzigo. Ese ni ukubera iki? Imana itanze otorite ihindura amateka y'ubuzima bwawe. Imana ivuze ijambo rimwe rijya rikuzura. Wari uri mu buzima bumeze nk'aho wibagiranye, wari uri mu buzima busa nk'abantu batakikwibuka, wari uri mu buzima busa nk'aho butari ubw'amashimwe, ariko ubuzima Yesu aguhinduriyemo bugiye kugutera gushima Imana. Imana ishimwe cyane. Ubuzima Yesu akuremeye bugiye kugutera kuba udasanzwe. Wari wishe mu gihe kigusobanura, wisobanuye mu gihe wisona uko utakagombye kwisobanura, ariko Yesu Kristo wa Nazareti ubuzima agiye kukuremera bugiye kuba ubw'amashimwe. Iki cyana cy'indogobe kibona freedom, birashoboka ko cyavuze ngo ndagiye sinzahagaruka. Reka mvugane nawe, aho Yesu agukuye ntabwo uzahasubira. Yesu yagukijije uburwayi ntabwo busubiramo. Yesu yagukijije ubukene ntabwo busubiramo. Yesu yagukuye igisuzuguriro ntabwo gisubiramo. Bibutse ko icyo Yesu akoze abantu bose barakimenya. Yesu igitangaza akoze abantu baratungurwa. Ngo ageze i Betaniya ngo asanga umugabo bita Lazaro. Uyu Lazaro yari inshuti ye, tugiye gusengana Imana, yari inshuti na Lazaro, ariko Lazaro ngo aza gupfa amara iminsi ine mu gituro. Ngo ariko Yesu aravuga ngo ndarishaka noneho tugende i Betaniya. Yesu agiye kuza ahakenewe. Reka mvugane nawe, ahantu ukenewe ni iki? Ni hamwe ubona ko bizakomeye, niho Yesu azagukorera. Imana ishimwe cyane. Ngo ageze i Betaniya ngo asanga ba Mariya na ba Marita, barangije baramubwira bati ese uje gukora icyaha? Inshuti yawe Lazaro yamajije gushira mu mwuka, yarapfuye imaze iminsi ine irimo iranuka. Birashoboka hari ikinuko cyari kiri muri uriya mudugudu, birashoboka hari ikinuko cyari gihari, ariko Yesu arazamuka ngo akigera muri uno mudugudu ngo arabegera, baramubwira bati ese ni iki kikuzanye aha? Ku inshuti yawe yapfuye igihe twagutumagaho tukakubwira ngo uzaze, ese kutigeze uhagera, none uhageze ari uko apfuye.
Bibiliya irambwira ngo Yesu ngo areba hejuru haravuga ngo nimunjane aho mwasize Lazaro. Reka mvugane nawe aho ibibazo byatangiriye niyo Yesu agiye guhera, aho bagusuzuguriye, aho bakwamburiye agaciro, aho bagufashe w'ijambo, niho Yesu agiye guhera akaguhereshereza icyubahiro. Imana ishimwe cyane. Niho Yesu agiye guhera akaguheshereza icyubahiro, aho wasuzuguriwe ku musozi wangiyeho, ku musozi w'igisuzuguriro wasuzuguriweho, niho Yesu agiye gukorera ibidasanzwe. Niho Yesu agiye kukwibuka, niho Yesu agiye guhindura amateka yawe. Umva uko Bibiliya ivuga. Bibiliya ivuga ngo Yesu ngo arangije ababwira ngo nimunyereke aho mwasize Lazaro. Ngo barahamujyana, bakihamugeza ngo asanga basizeho igitare, ngo barangije baranadanangira, ariko Yesu arabategeka ngo nimukureho igitare. Reka mvugane nawe ngo abamusizeho igitare nabo bagikuyeho. Bakimara kugikuraho, Bibiliya imva uko yavuze ngo Lazaro ngo yari arimo aziritse, yarapfuye amaze iminsi ine, ngo yaranukaga. Ariko Yesu, Imana ishimwe, akoresha ijambo rimwe, aravuga ngo Lazaro ngo sohoka. Ngo uwo mwanya Lazaro arasohoka. Uwo mwanya wari wapfuye, wari waranutse, ngo ahita asohoka. Byari bishatse kwerekana iki? Ntabwo Imana ikangwa n'imyaka umaze mu kibazo, ntabwo Imana ikangwa n'igihe umaze ugeragezwa. Imana yita ku gukiranuka kwawe, kuko iyo ukiranutse bitera Imana kuza. Imana ishimwe. Bibiliya iravuga ngo Lazaro, ngo Yesu arategeka ngo Lazaro, Lazaro ngo sohoka. Uwo mwanya Lazaro ngo arasohoka. Ngo akimara gusohoka, ngo asohoka aziritse. Bibiliya iravuga ngo Yesu ngo arategeka, aravuga ngo nimuziture Lazaro. Biravuga ngo abantu bazitura Lazaro, ariko baratungurwa. Reka mvugane nawe, icyo kibazo wicayemo ugiye kugitunguraniramo, kuko hari imigozi Yesu agiye guca. Hari umugozi wari ukuziritse, wajyaga mu kazi bikanga, wakoraga bikanga, wagerageje kubaka biranga, ubura amahirwe y'urushako, ariko Yesu agiye guca uwo mugozi. Akimara guca uwo mugozi, nawe ugiye gutabarwa. Akimara guca uwo mugozi, ugiye kwakira impinduka. Akimara guca uwo mugozi, nawe ugiye kuririmba. Reka mvugane nawe, wowe uzi ijambo, ni umugozi ukuziritse. Mbibutse yuko iyo Yesu aje gukora, akora imirimo ihambaye, akora imirimo idasanzwe. Ngo akimara gukora imirimo, Lazaro arasohoka. Akimara gusohoka, aranategeka ngo bamurambure. Bakimara kumuhambura, ngo Lazaro avuga ngo mugende mu mugaburire. Reka mvugane nawe, Yesu agiye kuguhambura. Yesu agiye guca uwo mugozi. Uwo mugozi wari ukuboshye, Yesu agiye kuwuca. Namara kuwuca, nawe ugiye gushima Imana. Reka mvugane nawe, iyo uri mu gihe kigutwara uko gishaka, ariko iyo umutegeka w'igihe yamanutse, niwe ugikontorora, kandi uwo nguwo atuye muri twebwe. Reka mvugane nawe, Yesu Kristo wa Nazareti agiye gukorana nawe. Imana ishimwe cyane. Yesu agiye gukorana nawe. Ubwo buzima wari urimo, ubwo buzima wari wicayemo, bwo kuba uri ku mugozi, bwo kuba uziritse, niwe utagira icyo ukora, niwe utagira icyo wimarira, niwe utagira aho ugera, niwe wagira icyo ukora cyose kikanga, niwe wagiye gucuruza ibye birafiyaringa, niwe wagiye gukora ibyawe biranga. Ariko reka mvugane nawe, igihe kirageze ngo Yesu akuziture. Niwe ugira igihe, iyo muri mu miryango yanyu igihe cy'umwaka ugiye kurangira, habamo impanuka zidasanzwe, habamo ibitambo bidasanzwe, ni umugozi ukuziritse. Ariko Yesu agiye kukuzitura uwo mugozi. Akimara kukuzitura uwo mugozi, ugiye kwakira impinduka. Akira ubuhanuzi bwawe buvuga ngo uyu munsi ugiye kuziturwa. Ukimara kuziturwa, ugiye kujya mu kazi. Reka mvugane nawe, amatelefone yarikubye, usengeye ibyangombwa igihe kinini, usengeye amaviza igihe kinini, usengeye pasiporo igihe kinini, warazibuze. Reka mvugane nawe, kandi koko nibyo, iyo urebye mu muryango wawe, ntawe wari wurira indege, ntawe wari wagira icyo atunga cy'agaciro, ni umugozi uziritse. Ariko reka mvugane nawe, uwo mugozi Yesu agiye kuwukuraho. Akimara kuwukuraho, ugiye kwakira ibyo abandi batakiriye, ugiye kubona ibyo abandi batavuze. Reka mvugane nawe, uyu mugozi ukimara kuziturwa kuri iki cyana cy'indogobe, ngo kibona freedom. Hari ubuzima wari wicayemo budafite kirengera, wari wicaye mu buzima budafite freedom, ariko Yesu agiye gukoresha itegeko. Namara gukoresha itegeko, icyo kirorero wari wicayemo ugiye kugisohokamo. Imana ishimwe cyane. Kubw'ijambo rimwe gusa, kubw'ijambo Yesu yaravuze, kubwo gutuma bigishwa. Ariko Yesu, reka mvugane nawe,
hari ijambo abwiye abigishwa ngo nimugende imbere yanyu mu kiraro kiri imbere yanyu ngo hari icyana cy'indogobe ngo kiraziritse. Ese bivuze ngo iki? Aba bigishwa nubwo bageze i Betaniya ntabwo bazi ibibera i Betaniya, ariko Yesu azi ibiri kubera Betaniya. Reka mvugane nawe, uri mu buzima bugoye, abantu ntabwo babuzi, abantu ntabwo barabuhishurirwa, ariko Imana bakurikiye ihishurira ubuzima urimo, ihishurira ubuzima ubayemo, igiye gukorana nawe, igiye kwitangura. Reka mvugane nawe, wewe mukozi w'Imana uneze amatwi, abantu barakurwanyije, abantu barakuvuga uko utari, reka bakurwanye kubera yuko umuntu arwanya hariya cy'agaciro. Iyo umuntu uzi ko hari icyo akurusha ujya umurwanya, ariko iyo umuntu uzi ko ntacyo akurusha ntabwo wamurwanya. Impamvu abantu bakurwanya ni uko ari icy'agaciro barusha, impamvu abantu baguhiga ni uko ari icy'agaciro barusha, ariko Yesu wakurikiye agiye kubana nawe, agiye guhindura amateka yawe, agiye gukora ibidasanzwe. Wowe ntunyemerere gusa, umuhanga amaso ibyo agiye gukora ni ibidasanzwe. Ese uriteguye ngo dusenge iyo migozi icagagurike? Ese uriteguye ngo dusenge iyo migozi ive ku buzima bwawe? Ubaye mu buzima bwo kwibaza ngo ese Mana ni ryari, ese Mana ni ryari? Iyo uziritse uhura n'inshuti zitari iz'umumaro, ni wowe inshuti zihora zikomeretsa, ni wowe inshuti zihora zitera agahinda, ni wowe abantu bahora batera umubabaro. Uraziritse, ufite icyangiro cy'abadayimoni, nta kazi ushobora kubona. Ubona umufiyanse wa mbere akaza uyu munsi, ejo akagenda utazi uko agiye. Ni umugozi ukuboshye, uri kujya mu kazi bakakwirukana utazi uburyo bigenze, kandi mu by'ukuri wumva ufite umuhate n'ishyaka byo gukora ako kazi, ariko ukagasohokamo utazi uburyo ugasohotsemo. Ni umugozi ukuboshye utuma utagira aho ugera, ariko uwo mugozi Yesu agiye kuwuca. Uwo mugozi wicayemo Yesu agiye kurangiza. Ufite indwara, niwo ubabaye igihe kinini, niwo urwaye igihe kinini, ariko Yesu Kristo wa Nazareti agiye kurangiza ubwo burwayi, agiye kurangiza icyo gisuzuguriro. Mugirire icyizere, ibyananiye abantu bahari Yesu aje kubyikorera. Wizeye abantu utegereza ko ari cyo bagukorera, ntibagira icyo bakumarira. Yego ni igihe wari urimo wibutse nk'iki cyana cy'indogobe, aba bari barakiziritse ntabwo bigeze bakizitura ngo kibone freedom, ariko kuko Yesu avuze kibona freedom. Iyo Yesu avuze ari freedom ubona. Imana ishimwe cyane. Iyo Yesu avuze ubona freedom. Reka mvugane nawe, ufite imbaraga zikurwanya, ufite imbaraga ziguhiga, ufite ibigenda mu nda yawe, ufite ibigenda mu mugongo wawe, ufite ibigenda bikurya mu maguru. Ni umugozi wakuboshye w'uburwayi, ariko reka mvugane nawe, bigiye kurangira kuko Imana wiringiye ije gushyiraho iherezo. Hari ibintu Imana ije kurangiza. Wowe ntunyemerere gusa, uzamure kwizera, ugirire Imana icyizere, kuko Imana usenga ni Imana idasanzwe, kuko Imana usenga ni Imana ikora. Imana yacu, reka mvugane nawe, ni Imana y'urukundo, ni Imana yuzuye urukundo. Ikigusaba ni ugukiranuka, ikigusaba ni ukwera imbuto, ikigusaba ni ugukora ibishimwa, ikigusaba ni ugukura ibishimwa mu bigawa. Nicyo kintu Imana igusaba. Imana iragusaba ngo ugire ahantu uva, Imana izikorane nawe. Iki cyana cy'indogobe kibuze uwakirengera, kibuze uwacyitaho, ariko Yesu abona ko ari cyo kizakora, abona ko ari umumaro kizagira, atuma abigishwa. Reka mvugane nawe, kora iby'Imana ishaka, genda mu by'Imana ishaka, izakugirira neza. Bibutse yuko amasengesho usenga ashobora gutuma Imana imanuka, ariko imirimo myiza yatuma Imana iza gukora itavuganye nawe. Iki cyana cy'indogobe ngo kibona autorite y'Imana igikozeho. Reka mvugane nawe, amavuta wemera ajya gukorera, ariko amavuta utemera ntabwo yagukorera. Iki cyana cy'indogobe Yesu kuko atumye abantu, aba bantu ntabwo baziranye nacyo, ariko Yesu yakimenye. Reka nkwereze ubuhanuzi, Yesu Kristo wa Nazareti aje kukugirira neza. Reka mvugane nawe, Yesu aje kukugirira neza. Ubuzima wicayemo Imana ashaka kubweshereza mu icyubahiro. Wowe tuzi umutima wawe, izera Imana gusa. Reka nkubwire ngo icyo Imana ishaka gukorana nawe ni ubutabazi budasanzwe. Ahubwo icyo ngusaba, ese uremera ko uziritse? Ikibazo kitera abantu muri iyi minsi ntabwo bemera ubuzima barimo, baraterwa n'ikibazo bakirukira mu bapfumu. Uraterwa n'ikibazo ukirukira mu birya no hino, aho kurukira kwa Yesu. Reka mvugane nawe, Yesu niwe nshuti nziza itagiharara, kandi icya kabiri, Yesu yagukunze aguhereza n'ibyo utakeka ko yaguha. Yesu yabanye nawe akugeza aho utakeka ko wageza. Yesu yari muri wowe ahindura igihe wari wicayemo. Yesu uriteguye ngo
igihe cyawe Yesu agihindure. Iki cyana cy'indogobe Yesu atanga itegeko rihindura ubuzima kirimo. Yesu atanga itegeko rihindura ubuzima cyicayemo. Hari itegeko Yesu atanze rigiye guhindura ubuzima bwawe. Aya mezi atambutse birashoboka wari uri ku mugozi warakoze urahomba, ariko reka mvugane nawe kuko Yesu aciye umugozi ibihombo bikuweho. Kuko Yesu aciye umugozi ntabwo uzongera gupfusha. Kuko Yesu aciye umugozi lepist for us and my for I, ntabwo uzongera guhangayika. Hari umugozi Yesu akuyeho watuma ugira ibibazo, watuma ugira ibigeragezo. Uwo mugozi Yesu akuyeho ahubwo ugiye kwakira intsinzi mu gihe wari wicayemo. Uriteguye ngo dusengane Imana? Uriteguye ngo tubwire Imana ngo ma umugozi warumboshye wari uyu nguyu? Nawe urawuzi umugozi ukuboshye my dear. Urabizi ko umuryango w'iwanyu nawe utera imbere, uwo ni umugozi ubaboshye. Nawe urabizi ko iyo ukijijwe uyu munsi wa none urakizwa, ejo ukongera ukagwa, ni umugozi ukuboshye. Ariko Yesu arashaka kugira ngo akubohore, namara kukubohora agira icyo agukorera, akwinjize mu isezerano, asezerana nawe. Iki cyana cy'indogobe ngo bakimara kukizitura ngo Yesu aravuga ngo muze kukizana tukijyane Yerusalemu, kuko cyazituwe cinjira Yerusalemu. Ariko Yesu yatategeka cyari kuguma hari, ariko kuko ategetse bacinjiza Yerusalemu. Reka nsengera ubuzima bwawe. Uri mu buzima nawe ububoshye, icyo ukoze cyose uraziritse, aho ugeze hose uraziritse. Uraziritse mama, papa, uraziritse. Ariko Yesu arashaka kukuzitura. Yesu arashaka kugira ubuzima gukuramo. Mugabo bita Obededo abona gukomera kw'Imana, kuko umugozi wari urangiye ushomeye, umugozi w'igisuzuguro wari urangiye. Aho Yesu yageze uko asanze ibintu ntabwo ari kabisiga. Iyo asanze barira asiga baseka, iyo asanze barwaye asiga akoze igitangaza. Icyo kibazo wicayemo hari umugozi agiye gukata. Ndagira ngo mvugane nawe aho wicaye, aho uherereye. Ndagira ngo upfukame aho uri, waba uri mu kazi kawe, waba uri mu rugo rwawe, waba uri mu nyumva, uri mu modoka yawe, waba uri mu nyumva uhereye mu mpande zitandukanye. Ndagira ngo upfukame. Hari umugozi ugiye kugusengera ugiye gucika. Hari umugozi wari uboshye ibyawe, hari umugozi uboshye amasezerano yawe. Igihe cyo gutabarwa kiragera bigapfa finali. Ni umugozi ukuboshye, ariko Yesu agiye kuwukuraho. Uwo mugozi ukuziritse Yesu agiye kurangiza. Reka sengera ubuzima bwawe. Data, mu izina rya Yesu, uri Imana y'amahoro, uri Imana ikora, uri Imana ishobora byose, uri Imana yacu bwite. Sengera buri muntu wese waruneze amatwi Imana. Hari umugozi wari ubaboshye, barisuzumye. Hore de bonesta efonega hetapiste for le blasa talabo. Barisuzumye basanze hari umugozi ubaboshye, ariko bavuze ngo uje kubohora abantu bawe. Ndasenze kugira ngo uwaruneze amatwi wese yakire kubohorwa nawe. Umugozi wari ubariho, umugozi w'igisuzuguriro, umugozi w'amakuba, umugozi w'ingorane, umugozi w'intimba, umugozi wo kutagira icyo bageraho. Uwo mugozi ndawuciye mu izina rya Yesu Kristo. Sobe etala bonefo zenetane mene kotarima. Uwo mugozi ukurweho kuva uyu munsi wa none. Urakoze kuko hari umugozi uciye, urakoze kuko hari ibyo urangije, ntuhabwe icyubahiro. Urakoze mwami w'abami kuko ubikore kwesha icyubahiro. Urakoze kuko hari icyo ukoze. Ni mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, amen, amen. Uwiteka abagire neza kandi abahereze umugisha. Turabakunda. Shalom, shalom.